azigukiza iz'abanyabyaha baz'abarwayi Yesu umugaba zarakiza. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe. Dukomeje kwiga igitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya. Tugeze ku cyigisho cya kabiri kitubwira ngo imirire n'iby'umwuka. Tumaze iminsi tugitangiye, uyu ni umunsi wa gatatu, ndavuga igice cya kabiri, aho tugiye gukomereza ku ngingo ikomeye cyane itubwira ngo ingaruka zigera ku ntekerezo bitewe no kutumvira amategeko y'umubiri. Ese izo ngaruka ni izihe? Reka tujye mbere. Imana ishaka ko abantu bayo bahora batera imbere. Dukeneye kumenya ko umururumba ari inkomyi iruta izindi zose ku iterambere ry'intekerezo no kwezwa k'ubugingo. Nubwo abenshi tuvuga ko twemera kandi tukigisha ivugurura mu by'imirire, benshi muri twe turya mu buryo budakwiriye. Ntidukwiriye gutegura ibyo kurya byinshi bikabije byo ku munsi w'isabato, cyangwa ngo dutegure ibyo kurya binyuranye mu buryo bukabije kurenza ibyo dukoresha mu yindi minsi. Ibiramambu, ibyo kurya byo kuri uwo munsi bikwiriye kuba byoroheje kandi tukarya bikeya kugira ngo tworohereze ubwonko bubashe kugira imbaraga zo kwakira iby'umwuka. Igifu cyuzuye gituma ubwonko buremererwa. Amagambo y'ingenzi abasha kunyura mu matwi ariko ntahabwe agaciro. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ubwonko budakora neza kubwo kurya mu buryo budakwiriye. Bitewe no kurya birengeje urugero ku munsi w'isabato, ku buryo abenshi badatekereza, bigomwa imigisha yateguriwe uwo munsi wera. Ibintu biratangaje muvandi. Neretswe ko amwe mu materaniro yacu makuru aba anyuranye cyane n'uko Imana yateguye ko agomba kumera. Abantu bayazamo batiteguye kugendererwa na Mwuka w'Imana muziranenge. Paje 48. Muri rusange, mbere y'uko amateraniro agera, bashiki bacu bafata igihe kinini bari mu myiteguro y'umurimbo w'inyuma, maze bakibagirwa rwose umurimbo w'imbere ari wo w'agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Igihe kinini kandi bagikoresha bateka ibidafite umumaro, bagategura za keke na gato zuzuyemo amasukari hamwe n'ibindi biribwa bizanira ingaruka mbi ababirya. Iyaba abo bashiki bacu bateguraga umugati mwiza n'ibindi byo kurya bifitiye umubiri akamaro, bo ubwabo n'imiryango yabo barushaho kuba biteguye kwakira amagambo y'ubugingo, kandi bakarushaho kuba biteguye kwakira imbaraga ya Mwuka wera. Kenshi igifu kiremerezwa n'ibyo kurya rimwe na rimwe bitoroshye kandi bitaboneye, nk'ibiba byarariwe mu rugo, aho usanga bacuragana mu mirimo inshuro 2 cyangwa 3. Ibi rero bitera ubwonko gusinzira, bigatuma umuntu adashobora kwishimira iby'umwuka bihoraho, maze amateraniro yahumuza, abantu bagataha uko baje nta mugisha wo gusabana na Mwuka w'Imana babonye. Nimureke imyiteguro yacu mu mirire no mu myambarire ye kuba ikintu cy'ibanze, ahubwo tubanze gutegura imitima yacu dutekereza iby'imigisha dukeneye tukiri imuhira. Urumva rero ko ibintu birategurwa, haba mu materaniro yacu asanzwe ndetse no mu gihe cy'amateraniro makuru, aho bitewe n'ibihugu abantu babasha kugenda bagakambika bakamara igihe runaka, bityo ugasanga bafata umwanya munini bategura ibyo kurya kandi bidafite akamaro, nk'uko tubibonye za keke n'ibindi byuzuye amasukari menshi. Reka rero muri uyu mugoroba dusubikira ahangaha. Mwuka w'Imana abane namwe mwese kandi abahire mu izina rya